yemwe ngo bimeze ariko nabonye abana ndikafu muri hariya muri ranzu nini arena bamba dore abakobwa ndikafu ariko se baraba bambaye bati ariko ibikana abakobwa ari kumana kubona umwana ari mwiza mwo akaza yambaye kuriye nabyo nishyira bamba nabuze amata ndarwara mukonye nabuze amata ndarwara ce barateka amazi bagashyiramo ibintu by'umukara barabyita mukaro biriya bintu ni amahano mwokanye amenyereye urwererane ari uzi kumenyera icyo cyuko ngo biriya bintu bambe What's up? This is Top Up TV. As normal as usual, ni content back to back. Tukumenamo ibintu birenze ibiganiro bigiye bitandukanye ku banyempano ku bantu bagiye barenze nyine nkuko mubimenyereye. Uyu mugabo muramwibuka twari tumufite hano kuri kamera zacu bushize no kuri screen zanyu nanone muramubona rero ni umukonyine. ndabasuhuje cyane Ana amakuru y'iminsi mukonyine. amakuru ni meza ndashima Imana Ko wabuze si bisanzwe Kigali wamaze kuyimenyera. bambe Kigali ndayimenyereye no kwirirwa yirukanka mpaka bukira ce Kigali ubu bimeze fresh umaze kuyijyamo fresh maze kuyimenya Kigali rwose imihanda nyinshi imihanda yaho ntabwo ndayimenya neza yose ariko nangiye kuyimenyamo gake yose aho ntuye ndahazi kabisa utuye hari kubona ntuye Nyamirambo bazi umukonyi utuye Nyamirambo kandi watura kabisa mukonyi wa mbere watuye Nyamirambo ninjye mukonyine wa mbere utuye Nyamirambo reka cyane n'abandi nzabazana kabisa Nyamirambo se ngo bimeze Nyamirambo ni fresh umeze ute se wowe twaraburanye cyane n'abantu bawe ndabasuhuje cyane ndabakunda abakunzi ba Top Up TV kabisa ikiganiro cyawe baragikunze cyane barambwira tuzamugarura ndabashimiye kabisa banyeretse urukundo kuri cya kiganiro yandikiye muri comment ngo arashaka nimero zawe ngo azaguha akazi ndamwandikira ndamubwira nti nkurikiraho nimero zanjye ngo anyandikire kuri WhatsApp muhuze nawe sinzi ubwo nashobora kongera kubona iki kiganiro akabyibuka wenda mukavugana buriya wasanga yarakubonye ko yagukoramo akazi ngaho se bambe ariko umuntu hari umunoza w'i Kigali wakwikundiye uwo muntu ni imfura none ntazi ikibazo nuko kandi yaheze ntaze kandi se niyigaragaza inshuti yanjye reka turaza kongera tumukurikirane neza uwo muntu ni cyane ndamukunda ubwo ntibanyire ku rukundo ariko se Kigali rero wayibonye Kigali imeze neza Kigali karinsazi ni ngari wa mugani w'abahungu Kigali ni ngari cyane cyakuzanye cyanzanye ni gake biragenda kabisa ndashima Imana aho igejeje ikora ndashima Imana ushize rero twaganiriye uri kutubwira ko waje Kigali n'iki Kigali utubwira ko wayibonye mbese Kigali bitandukanye naho biratandukanye nk'uko ubona ishu n'indege n'indege ishu n'indege se ubwo ishu ntabwo uzi icyo ari cyo ishu ishu wagereranya n'indege gute uko ureba rero bitagereranywa ni nk'uko aho narindi utagereranya n'ahangaha muri Kigali habe na hato cyane biratandukanye cyane firiya iwacu se uko firiya ibintu ibyiza ari ibibi bitugeraho nyuma ubwo ngubwo ikintu cyiza no kwinda Kigali irakwigisha niyo waba nta kintu uzi bya bintu by'imiteto by'epfiriye iwacu Kigali bigukamuramo iratandukanye rero Kigali kabisa bambe nabuze amata ndarwara ce nkuko umuntu udasanzwe wanywa amata iyo yabonye akenshi arwara ubona umuntu utarusanzwe abona amata abona amata yayanywaho nk'iminsi birakarwara agahitwa bamba amata ni ishyano mwoganye umukonyine rero nkuko turi kumenyereye ubanza dukubitiraho akantu kantu se abantu barambwiye ngo baragakunze ariko abantu bawe none kari akantu baragakunze cyane ariko reka nze mbatereremo nanone ndikafu
ninjye ntabwo mvangiye ndikafu ntabwo mvangiye reka dukomeze rero tuganire wari utubwiye ngo ubuzima bwa hano cyangwa se Kigali na hariya hantu buri nk'ishu n'indege cyane urabona ipfiriya naryaga ibyo bita muhogo urayizi babyita imyumbati na muhogo amata kawunga none ndagira nganda ibintu birancanga bangaburira amazi yirabura ariko biriya bintu ni ibiki ariko abanyakigali barya nabi ayibamba kunywa amata rimwe mu kwezi ariko biriya bintu byiko bancanze bishobora bati byanzonze barateka amazi bagashyiramo ibintu by'umukara barabyita mukaro biriya bintu ni amahano mwukanye ari uzi kumenyera icyo uko ngo biriya bintu ayibambe byaranzonze ariko ntabwo bariya ko nahorose ubundi ngubu ariko ndacyarimo umusore ayibambe ndi umusore naho byajya ncishamo nyamata nkayanywa ntabwo nayabura hari n'umuntu nabonye muri comment avuga ati hakurya hari habaye ikintu bita kanyanga ayibambe rase Uganda urabona harahegeranye na Uganda uko byagenda kose se urinyabye abahungu neza barinyabye bakayimanukana azamuka ikigoroba mu gitondo akaba arayizanye abahungu na kanyanga rwarahize pfiriye nari mumuje ikintu ngo tubwire ngo itandukaniro kuko abavuga ngo ni nk'ishu n'indege tubwire wenda aho bitandukaniye hano na hano urabona rero ahantu bitandukaniye ipfiriye nyine ari iterambere bitandukanye n'iryanga ari ubwo ujyana bote kabisa n'inkoni n'umwiro ariko se ubwo ndabijyana nabisigira n'ikafu niko rwose ariko abantu muranyica ndabijyana ubuse nk'abari abantu b'ibisore baba bari hariya bateruye ibyuma iyo bagiye gusaka ntabwo bakwiyongoza ariko se bansaka bambaza iki baransaka iyo niba bagiye kwinjira baransaka basanga nta kintu ufite nkinjira ndikafu ntabwo bakubwira ati reka barambona bagaseka inshuti yanjye bakavuga ati uyu mwana ni umutara ariko nshoberwa bibwirwa n'iki icyo ni nk'ikirango iki ni nk'ikirango ndikayibambe ntabwo nabikuramo rero buriya ndikafu reka ukunda umuco gabe nkunda umuco w'iwacu ndikafu ntabwo nzambara bya ako kantu kandikafu uri gutambikamo andikafu ni nka kantu kanyu kango barakita bate babyita bate ibese kamani ngo mani ngo walayi ngo ndagaswi ariko aba ni amabobo ariko Nyamirambo iraza kunyica mwukaye bambe ariko se buriya nzasubira reka ntabwo nasubira ipfiriye mwukanye ipfiriye usubirayo rwose ubwo nakora ufite kakagenda nuko nyine hari akandi kantu abantu bajya bavuga ati abana b'i Kigali b'abakobwa yemwe ngo bimeze ariko nabonye abana ndikafu hariya muri iranzu nini ayibamba dore abakobwa ndikafu ariko se bariya bambaye bati ariko ibishyano abakobwa ariko mwana ukuntu umwana ari mwiza akaza yambaye kuriya nabyo ni ishyano ariko se umwana agenda akambura akantu kagira ngance akaza ubwo baguteye irarire ariko bana ari gutera ndikafu barakobwa ni beza ariko u Rwanda rurabyara yemwe none se batandukaniye naho mu rugo erega ipfiriye barikwiza ariko usanga umwana uramubona wese ndikafu uramubona ariko umwana ibaba umbwije ukuri n'iki wabonye kikagutangaza bigeza muri ranzo nabonye abana beza ariko simbana biriya ni ibiki inzira agenda ikuzuramo abakobwa gusa biriya ni ibiki karishyano abakobwa gusa inzu ariko iranzu ni nziza reka hazemo n'abana beza mwugaye reka hazemo abana beza nabonyemo abana beza ndikafu ariko nuko ahubwo ntashaka iyo mba ndushaka mba narakuyemo umugore hariya abase ubu watinye kugashaka abantu bambara kuriya ariko se bura namushaka mwukanye ariko namushaka nkamuhindura ndikafu namuhindura mwukanye utamushobora kumuhindura ariko buriya biterwa n'ubwumvikana nanone namushaka yananira nkamureka nkamureka neza
ntabwo najya kurwana nawe, nabonye bana gukubita bari abakobwa b'i Kigali bambe. None se uravuga iki uri aho ngaho? Aho nari ngarutse kukureba mu Kigali bimaze kuyimenyera. Kigali mwoga, Kigali imaze kuyimenyera. Ikintu wayibonyemo cyonyine ari abakobwa. Ariko se abakobwa nabonyemo mwokanya, icyo ngicyo utakibonyemo nawe waba utarora. Ose nta muntu wasize piriya mwabyumvaga kimwe uri buvuga ati noneho yarararutse byararangiye. Yarararutse? Ntabwo se ubwo bararuka ko bazararuka mwokanya. Niyo uvuga utyo. Nari buvuga ati no. Ariko se ko babonye mvuga ngo ariko se ngo no muri Kigali uritwaza inkoni. Nariko se murashaka ngo merene. Niko bakubwiye ngo mu rugo. Ati no muri Kigali uritwaza inkoni si nkuziboneye. Ndababwiye ni sinteze ibambe sinteze gutatira nzajya nyitwaza. Nzajya ngiye ariko se ubuye nibande hariya ko numvishe ngo Kigali bamo mu bandi. Ishyano ry'ibandi rikakwataka. Se ko bafite inzembe. Inzembe ariko naba mfite inkoni ufite urwembe agucumutsi hano. Wacumwe ntiwatsibira inshuti yanjye kankubwiza ukuri. Reka mwoganye. Hariya yo mufatishije umuntu honahita yuma ko kandi. Ariko ubwo ngubwo wankata urwembe ko rutankata ngo ruci gufwa. Niyo waba wankase ko nagukubita inkoni imwe ugahwera bagahamba. Imwe gusa ndikafu. Bambe. Hazago inkuza kuyoberaho ndakora. Ariko ubwo ngubwo ntago bantinyuka. Ushatse kuvuga ko nta muntu wakwiyongoza ngakwiba. Ariko ubwo anyibe. Ariko ubwo keretse keretse nciyemo nsinziriye akancunga nsinziriye akiba. Ukuntu biba bimeze nko mu mahame y'abashinzwe umutekano, umuntu iyo agendana ikintu kimeze nk'intwari icyo ari cyo cyose ntabwo biba byemewe. Kuko ushobora kugura n'umuntu akakwagresa cyangwa se akagukora mu bwonko bigatuma ukoresha icyo kintu ufite. Ntabwo biba byemewe rero umuntu aba agomba kugenda nyine ari safe tumeze neza kuko nta kintu ufite. Hari umutekano ndabyumva, ariko none baravuga ngo Imana ifashe uyifashije. Ubwo ngubwo icyo gihe uwo mutekano igihe reka mbanze nkubwire izo ngabo zacu ndazemera ndazubaha bambe zicunga umutekano neza, ariko si ngubwo ndibaza bakwatatse izo ngabo kandi ko kandi izajya kugeraho utashije mwuka nzajya nyitwaza noneho kandi reka nako nanjye se ko najya ngo nabi ndikafu nkunda abantu ndikafu nabo nabonye ariko abantu barankunze muri Kigali none bambe abantu barankunze ce nuko nyine ni bya bindi ngo ntawo buri iki n'iki, ariko abanzi mfite ndaceka ari bake muri Kigali ubu inshuti nizo nyinshi. Tugaruke ku byo wari watubwiye bijyanye n'impano ya comedy, harya wabyise ngo ni gukora iki? No kuba ibihe n'ibisekesho ibisekezo ndabifite ndikafu bijyanye n'ibisekezo. Process irimo iragenda gute? Biragenda ndikafu. Urimo uritegura kubaha ibintu bya hatari? Ndimo uritegura kubereza ibintu byiza banshyigikire gusa babanze bankunde nkuko nabonye bari bankunze ubushize banyeretse urukundo bira byamaye imbaraga. Nanjye ntago nzabatenguha kabisa. Ndaza kubatangariza ibintu byiza mu minsi iri imbere, noneho niba bankunda koko bazabinyereke. Of course iyo ushyizemo imbaraga biraza uburyo ukoze cyane gukora cyane. Ushize bari batubwiye ko urebera kuri ba Clapton Kibonke nabo hariya bayago ariko uriya muhungu ni imfura mwuka yagamwe Tabagwe urazi? Ndahazi ndikafu uriya muhungu w'iwacu Tabagwe bambe ndahazi ndikafu uriya mwana arankomeza uriya muhungu muraziranye uriya muhungu wabuzi hava n'iki iwabo ndahazi nuko tutarabonana ndikafu ariko iwabo ndahazi hari Tabagwe avuga hose ndahazi. Rero buriya yansubira ndirimbo nayumvise nsubizamo imbaraga ce kuba ejo uraha ngaha ariko ukoze cyane urahava ndikafu. Nibyo nyine nanjye nari nkomojeho nari mubwiye nurakora kuko urayibona kuba waravuye hari ukazabona ni nabyo yaririmbye ati ati kuva Tabagwe kugera i Kigali ndikafu. Wowe wavuye nanjye ni Karangazi kuva Karangazi kugera i Kigali gake umuntu agera hakabigeraho. Ariko hari akantu keza yaririmbye muri kafu ngo umugambi w'Imana si uw'ejo. Ntabwo ndagafata neza icyo nafashemo neza ni uko umugambi w'Imana atari uw'ejo. Nibyo message irimo hariya irakomeye cyane.
na cyane cyane kuri twe urubyiruko indirimbo itwumvisha ko icyizere gihari iradukomeza cyane zacu twazigeraho byanga byakunda wakoze tuzabazigeraho cyane ibyo nari ndimo mubwira niba bari bose ureberaho nk'icyitegererezo urabona nawe revo bagezeho uramutse ukoze cyane nawe ibisekesho byawe ibisekezo byanjye byagaragara kandi abantu bakabikunda cyane ndaza kubibaha byiza cyane ubwo rero narinje kukura mubazana i Kigali kumereye gute imereye neza kabisa ubu ngubu kabisa rwose wamaze kubona abantu bisanzura naho mubana cyane ujya mu muhanda ukambuka nta kibazo cyane nayo gusa ubwo namenye no kwambuka umuhanda ndikafu nabonye n'inshuti ubwo urumva Kigali rwose mfashe neza kabisa kandi nawe ndagushimira kuza kongera kundeba uri umuvandimwe kabisa ikiganiro twakoranye ubushize nabonye abantu bagikunze ndavuga ni byanga byakunda ngomba gusubira nkareba wa muhungu wacu ukuntu bimeze ubwo rero ndumva wagana ku musozo urakoze cyane ariko kubera ukuntu abantu banjye mbakunda reka mbanze mbaterere kuri aka kantu ndikafu mbasezerane kano kantu yego nyakubyara ndabakunda ariko buriya babwire abantu bawe ko mbakunda buriya ndabashimiye cyane murakoze ndabakunda